payi rero ubundi payi yahinduye ibintu bitatu mu bantu. Bavuzeho icyiciro cyo muri uyu mwaka muri Kotafo muri uyu mwaka 2025 no mu ntangiriro zo mu mwaka wa 2026. Kotafo ni sezo ya nyuma y'umwaka. Already tunayirimo. Yavuze ko agiye kuyihuza na Stella Protocol. Avuga ko agiye kuzana contract address. Avuga ko ni byinshi yagiye avugamo, ariko ikiri imbere cyane icyo abantu bakwitaho cyane ni nimba Pi Network bayongereye umuvuduko w'uko ibintu twabikoragaho. N'ubundi basanzwe bagira umuvuduko wihuta. Ntabwo uri bujye gushyiramo order ngo uhagarike ngo harya iyo ngeze hankiramo iki. Bisaba ngo ari ibintu ufite mu mutwe, bikujye mu mutwe, ubikore mu buryo bwihuta cyane. Ikindi abantu babika amagambo yabo, iki kintu ntago abantu benshi bakizi. Pi Network ifite uburyo bwo kwamamaza muri app iyo tugiye kumayininga. Iyo utabihagaritse ukandaho bakakoherereza publicity. Hariya abascammers bakoze copy ya wallet cyangwa se y'ishusho isa n'iriya browser ya Pi. Ushyiramo passphrase bigatuma wa muntu abona copy. Kandi umuntu ufite copy yawe aba afite byose. Abantu umuntu uri bubone iki kiganiro tangire. Bakunzi b'Ihumure TV mwaho mwaramutse, gitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza aho muherereye. Nge ndi Kuzo Emi, ndi kumwe n'umumama cyangwa se umukobwa ari buze kutwibwira. Baramutse. mwaramutse neza. Aha, mwamwumvishe ari buze kutubwira amazina ye mu kanya. Hanyuma rero ndashimira abantu bose twabanye mu bihe byatambutse. Na none umunsi nkaba ngiriye umugisha wo kuba ndi kumwe namwe ku Ihumure TV. Niba ari mu gitondo cyiza, niba ari nimugoroba umugoroba mwiza, niba ari ku manywa igicamunsi cyiza. Ajya ku manywa se igicamunsi oya amanywa ariko atangira nyuma ya saa sita. Okay. Hanyuma rero ku Ihumure TV tugira ibiganiro bitandukanye bigaruka kuyoboka Imana, bigaruka ku bukungu cyane. Tugirana niba turenshi imana bose twasenganye, niba ture mujye mukunda gusenga, niba ture nta kintu bitwaye. Ntimugatwarwe n'ubukungu gusa ngo mwibagirwe ko no gusenga ari ngombwa. Tugomba kubiragiza Imana, tuzindutse tukabwira Imana ngo mushimwe Imana ko waturinze tukaba turi amahoro. Hanyuma mu gitondo ku Ihumure TV urakandaho ukabona ikiganiro cyangwa se ukabona iyo link, hanyuma tugasengana Imana iba umugisha. Hanyuma rero tugira service zitandukanye ku Ihumure TV. Iyo turangije ibi biganiro tujya kudoda amahema. Ndi umutekinisiye mwiza rero ushobora kumpamagara wagize ikibazo cya firigo cyangwa kwiziniyeri, cyangwa televiziyo se, water dispenser, telefone ya smart rero, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo computer, mu office mugizeho bya photocopieuse mushobora kuduhamagara, cyangwa se abakeneye kamera z'umutekano muduhamagare, abakeneye amashusho video n'amafoto muduhamagare. Tubahe serivisi nziza. Ushobora kuduhamagara kuri 0788605044, hanyuma tukaza kugukora ku iziniyeri yawe yagize ikibazo, cyangwa se tukaza kugukorera firigo mu rugo iwawe, tuguha serivisi nziza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma munyemenze kwakira umutumirwa wacu umunsi tugiye kwibanda mu kiganiro cy'ubukungu, nicyo tuza kugarukamo. Reka atangira twibwira. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Aha, witwa nde rero? Kuri iyi mihanda ya online nkorera cyangwa se nkoresha izina rya Rugwiro Pro Zone. Rugwiro Pro Zone. Yego. Kamite njye kuri niryo nkoresha nyine mu bijyanye na crypto. Cyane ko ari naho nyine kuri media niryo rinzanaho ryonyine, niyo mpamvu ari ryo nkoresha. Okay. Ukaba witwa amazina asanzwe? Uwimbabazi Firidausi. Uwimbabazi Firidausi niwe turi kubana mu kiganiro, tugiye kubana mu kiganiro. Ni umukobwa, ni umumama,
ni umumama. Iryo zina rya Rugwiro Prozone nkoresha hariho izina rimwe ry'imfura yanjye Rugwiro nyine. Umuhungu wawe mukuru witwa Rugwiro? Yego. Ko mbona uri umwana se Firidausi we? Oya ntabwo ndi umwana wo kutagira undi. Wenda naba umwana imbere y'ababyeyi. Ufite ababyeyi se? Mama. Murabana? Yego. Okay. Nese kubana na mama kandi uri umudamu. Ufite abana bangahe? Babiri. Yego. Kabaye. Ntabwo bigaragara, uracyari umwana mu maso. Umuntu ukubona arabona ko uri umwana. Buriya gukura ni amahitamo nabyo. Ngaho. Okay, masi gato wenda uvuze ibintu bya cryptocurrency, numva ko tugiye gukora ikiganiro cy'ubukungu n'abadukurikiye babyumve ko ari cyo kiganiro tugiyemo, ariko mbabara gato tubanze tumenye uri muntu ki, kuki washatse uri umwana ko bigaragara ko uri umwana, hanyuma se kandi ukaba uri kumwe na mama gute uvuga ko washatse uri umumama? Iyo umuntu atari mu rugo iwe agejeje igihe cyo gushaka bagomba kuba ari mu rugo. Iyo habayeho impamvu zituma utari mu rugo ziguturutseho cyangwa zitaguturutseho, uba ugomba kuba utari mu rugo rwawe, uba ugomba kuba uri mu rugo iwanyu. Nk'ibisanzwe hari igihe ibintu bitagenda neza, wenda hakazamo ibibazo nyine bya famiye, nuko byagenze nisanga ngomba kuba ndi mu rugo. Hari abahitamo inzira ya gatatu yo kuba bajya kuba muri ghetto n'ahandi. Wari washatse? Yego. Wari washatse umugabo? Ndibaza rero ko washatse uri muto. Oya. Wari ukuze? Ntago ndi muto kuki. Buriya amategeko ya leta y'u Rwanda yemera gushyingira umuntu wese uri hejuru y'imyaka 21. Wari wayigize? Nari nayirengeje. Kabaye. Aba bigaragara pe. Mu rugo ni heza? Mu murenge wa Kigali. Okay, aho ni hafi. Hanyuma komeza utubwire inkuru wari kutubwira nyine. Uza kuva mu rugo ngo ubonye ngo atari ngombwa ngo uravuga uti sinajya muri ghetto reka njye kwibanira na mama. Ubwo kubana n'umugabo byari byanze? Ntabwo byari bigikunze. Ntabwo byari bigikunze kandi ubuzima buba bugomba gukomeza. Uhitamo nyine kujya mu rugo kugira ngo abana bagire sécurité, nibura nibabura igitsure cyase mama wawe agufashe. Kuko uba umwizereramo ko nawe yakiguhaye. Uko ugaragara nuko mama wawe yakureze. Ni muri ubwo buryo rero. Okay. Pole bambe, pole kabisa. Bibaho. Kuko urumva wasenye ukiri muto cyangwa se hari icyizere wenda kuzasubirayo? Byose bibaho mu mahitamo y'Imana cyangwa se nuko ubibona. Ikiri imbere cyane ni ukuba wowe wanyawe. Imana yabihitamo ko bikunda bikongera bikihuzahuza. Reka mbyizere tubisengere. Mwabisengera buriya mukongera mugahura. Ariko umugabo okay, hari abantu batandukana ukabona ko hatarimo guhuza kugira ngo wenda mbese bikanakwereka ko badashobora kuzongera gusubira. Hari n'uwone uvuga uti wenda ni ikibazo cya communication itaragenze neza, hari icyizere ko abantu bashobora gusubirana. Duhe icyizere abana dusengere dufite icyizere. Kubisengera ni ibya mbere. Wamaye icyizere ko nkabisengera mfite icyizere. Oya ubisengera ufite icyizere kuko buri umuntu wemeye ko witwa umugabo we cyangwa umugore we haba hari byiyumviro yakugiriye abandi batagize. No kuba mutabana icyo cyubahiro aragifite cyuko ari wese w'abana. No kuba mutabana ku ishuri bamubaza se avuga wa wundi. Umwana azakenera se ntago yamuburaho uburenganzira. Ni muri ubwo buryo ntago kubisengera ni byiza, byaba ari na byiza cyane byongeye kuba kuko ntawe ushima kuba wenyine cyangwa se gutandukana. Ariko byose buri Imana ibi birimo gake gake. Okay. Uwo rero ni Firidausi niwe turi kumwe mu kiganiro. Turi buze kwibanda ku bukungu cyane, ntago turi buze kujya muri famiye cyane. No kandi twa tunyuzeho kugira ngo ni byiza kuganira n'umuntu muzi. Ni byiza ko uri kureba umuntu uri gutanga icyo kiganiro wenda bamenye gato ku buzima bwe. Ni umumama rero arubatse afite abana babiri, ari kumwe na mama we, ntari kumwe n'umutware we. Birumvikana ko kuri iyi mihanda nyamugane ntago ari ibintu byoroshye. Rero twagira umugisha wo kumwakira ku Ihumure TV n'ubwa mbere. Geze ku Ihumure. N'ubwa mbere ariko Ihumure wayimenye ute? Hari ukuntu buri guscrollinga kuri YouTube. Hari igihe kigera muri iyi kariya ya crypto amakuru akaba asa.
waba uri kureba inkuru YouTube ikahita iguha indi bisa nabonye mwari mwakiriye Showama nkurikira icyo kiganiro kwa kundi noneho ubona ikiganiro ukakirayikinga mu gitondo kubera ko uhozaho consistency mbona bazanye nibature nkomeza gukurikira iyo cano gutyo. Okay. Ya urumva wumvishe ubukungu wumvana nibature Imana iguha umugisha kandi ntuzave kwihumure zayisangiza abandi ntacyo bitwaye. Yego. Ntabwo tugira ibintu byangiza abantu ahubwo turigisha ikindi dufasha n'abantu gusobanukirwa ibijyanye n'iyobokamana kugira ngo umuntu agire umwanya wo gusoma Bibiliya yihitiremo. Twe ntabwo dukonve ku muntu kuko twe ntabwo turi urusengero ngo dukurikire ngo twe turi mu mucyo ngo abandi barayobye oya, ahubwo dusoma ijambo ry'Imana tukabwira umuntu ngo iyo usomye ijambo ry'Imana wumva iki, wahisemo iki, we wizera iki. So kuko tugira abayisilamu badukurikira, tugira abadivantiste badukurikira, tugira abaporoso badukurikira, rero ntituvangura. Ntabwo ari iyobokamana rishingiye ku idini runaka. Nubundi ngewe iyo ndi kubireba mbona Imana ari imwe nyine mwakabaye munabitwara gutyo. Yego. Uko yizera niko bitandukana. Ariko iyo dusaba ni imwe kandi iyo mu Rwanda ikarutiye ahandi cyane. Iyo mu Rwanda iri special ubwo zaba zibaye zirenze imwe. Oya ntabwo zirenze imwe. So iyo igeze mu Rwanda abari sawa wenda reka okay simbizi ariko ibyo wari ugiye kuvuga mbisobanuye ngenekereje navuga ntigeze mu Rwanda iba special kuruta ahandi hantu ariko abari imwe style. Twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda nk'abanyarwanda hari ukuntu tuyizi byihariye bitandukanye n'abandi bafite ukuntu babivuga, ariko iyo igeze mu Rwanda y'Imana yimanutse ikaza mu Rwanda ihita iba umwihariko. Ngaho kabaye. So rero abadukurikiye abakunzi b'Ihumure TV na Rugwiro Prozone ho muri herereye, nashaka kubabwira ko twe tutibanda kuri ibyo kubera ko twese turi abana b'Imana niyo yaturemye dushira ku isi. Impamvu twibanda cyane kuyobokamana n'ubukungu nuko ibyo bintu birahura byanze bikunze. Dushobora gutunga amafaranga utari muzima ugomba kuba uri muzima, kandi no mu cyo twita iyobokamana cyangwa gospel ushobora kuba urimo, ushobora kuba ubamo uri umuntu wizera ku Imana iriho udahakana ku Imana iriho. Hanyuma rero ngira umugisha wo kwakira Firidawusi ari ubwa mbere. Ni umuntu wabaye muri Kiributo ariko sinzi ngo ayimazemo igihe kingana iki, sinzi ngo Kiributo nyirizina ni iki ivuze ku buzima bwe cyangwa kuri we nyirubwite. Kuri nge isobanuye ibintu byinshi ariko bibiri by'ingenzi nuko duhereye ku gihe nyimazemo nyimenya byo kuyimenya kumwe uvuga ngo ikintu urakizi nigaga mu wa mbere segonderi mbifashijwemo na musaza wanjye nkurikira. Kuno umuntu abashakishiriza mu bintu byinshi yari afite akazi gatuma akajyamo buri mu gitondo akansigira telefone akambwira ati hano hantu naho hari buze kuva amafaranga uze kuza gusetinga gutya, akampa ya sinyare. Ubwo urumva yari yaranyigishije uburyo winjira mu isoko n'uburyo usohokamo. Ubwo aho tugeze muri trading ni Crypto muri rusange niho nahereye. Kwa gusigarana ya telefone mu kigare nza kwibaza ntese abaye adahari kandi aya mafaranga kari ngombwa kwaza. So nibwo ngeze mu wa kabiri segonderi nabishyizemo imbaraga ntangira kugenda nsoma ibitabo nkakurikira, nuko nguko nayinjiyemo. Wigaga mu wa mbere segonderi mbikora bansigira amasinyari. Wabonaga amafaranga aza? Yashoboraga kwanariza wenda ari nko mu kazi akaza kumpa sinyari kuri WhatsApp ngiye nkayisetinga, cyangwa se yaba atananarije hari abahungu b'abasore nabo bakora muri iyo kariya bakuramo ayo mafaranga bakaba bamereza sinyari bakambwira bati setinga bitisira igiye kumanuka, bitisi igiye kuzamuka, ushyireho take profit hano, ushyireho stop loss hano. Ubwo yari future trading. Yego. Twakoreraga muri Binance. Ariko akaba ari bya bintu ari nkuko baguhereza urupapuro ngo genda udepose. Ntashobora kuvuga ngo ese bashingiye kuki bavuga ko igiye kumanuka, bashingiye kuki bavuga ko igiye kuzamuka. Nukuvuga ngo ntabwo nigeze ninjirira muri Crypto hasi kubera ko yansigiraga iyo telefone ngo mufashe gukora iyo trade azi kuva mu kazi nayo mafaranga yinjiye. Natangiriye muri icyo gice cya trading, noneho
nshakisha uburyo ki mbisobanukirwa, ni muri ubwo buryo ninjiyemo. waje kubyiga Bya bindi byo kwirwanaho muri iki gihugu biragoye kubona ahantu ubyigisha mu buryo ubyiga mu buryo buri professional, ariko hamwe no kugenda nsoma ibitabo ngakurikira abandi ba type babikora nagiye mbyiga, ariko ngira umugisha wo guhura n'umugabo wakoreraga kuri Money Hacks Rwanda abikora, aransobanuriraho. Umusaza wanjye yaba yiriwe mu rugo muri weekend akamfasha akansobanurira, ariko cyane cyane buriya ikintu kugira ngo ukimenye bisaba ko ari wowe ushyiramo imbaraga cyane, no mu gihe abandi batari kuvuga ukinjira ukagerageza gukora. Binance yatangaga demo account nkayitorezaho ibyo nishe nkabyica, n'ubundi urumva yabaga ari demo ku bantu batayizi. Wenda na account ushobora kuba watradingiraho ukunguka cyangwa ugahomba, ariko ari amafaranga atari aya nyayo baguhaye yo kwitorezaho. Ni muri ubwo buryo rero, ntabwo nigeze nyiga ngo mvuge ngo mbyize mu ishuri, ni ukubyigira online cyangwa nahura n'umuntu ndushiye experience akaba ari cyo kiganiro nkiri imbere, kuko ari byo nari mfitiye inyota tukabiganiraho. none se byaguhaga amafaranga still n'uyu munsi? Byamaga amafaranga, urumva ntago ari akazi ushobora gukora ngo uvuge ngo washomye burundu wayabuze. Byamaga amafaranga, ariko ntago nakoreraga kuri account yanjye, nakoreraga musaza wanjye. Uyu munsi ntabwo navuga ngo ndi kuyikora mu buryo bwinjiyemo buri deep, kubera wenda ikibazo cya capital. Ntabwo navuga ngo ndayitrading, ariko ubwo bushobozi ndabufite bwo kuba nakinjira muri iryo soko nka tradinga. Hari abo tujya tunabikorana barabizi, bashobora kuzabona iki kiganiro. Hari abo njya nshishamo nkanahereza amasinyale kuri forex n'ahandi. Iyo mfite amafaranga nshobora gutradinga, ariko ubu ngubu ntabwo ndi kubikora. Bisaba amafaranga menshi ku badukurikiye batabizi? Ku badukurikiye batabizi, trading icya mbere isaba ni ikiruta byose igishoro kuri trading ni discipline no kunyurwa. Muri iyo discipline hakibandamo cyane ikintu cyo kunyurwa. Amafaranga barimo utanamaramo, ariko abenshi bajya bakunda kugwa mu ikosa ry'uko nimba yungutse 200 300 ashaka guhita akorera miliyoni, ashaka guhita akorera 500,000. ntago bikunda. Amafaranga barimo cyane, ariko no kubikora bisaba ndi utashoye ubwo wa tradinga demo, kandi demo ntago bikuza. Demo ishoramo ariko ntubikuza. Utashoye ushaka kuyikora kuri kwimenyereza yakoresha account demo ya yandi yo kwimenyereza. Iyo ushaka kubikora mu buryo bw'akazi urabanza ukabyiga, ukiha discipline. Wamara kubona discipline ushobora kubitwariraho, ukaba ari gukora deposit yo gutrading. Okay, reka twinjire nyizina muri crypto, ariko tureba coin. Kuko watubwiye BTC ariyo Bitcoin, ariko hari n'izindi coin zigiye zitandukanye. Izo coin wagiye uzimenya gute? Udukwereke n'itandukaniro ryazo n'uburyo abantu bashobora kuzimenya. Impamvu nagarutse kuri Bitcoin isa nkaho ari big fish muri iyi si nyine ya crypto. Iyo imanutse bigiraho ingaruka cyane ku zindi coin. Wenda hari n'umuntu uherutse kubimbaza ati kubera iki iyo Bitcoin imanutse n'izindi zita zimanuka. Abonereho igisubizo. Bitcoin igira demand and supply iri hejuru. Ubu none aha nta yindi irayijya hejuru. So nimba umuntu yari aholdinze muri iyo Bitcoin ikaza kumanuka, kandi Ethereum, BNB, Litecoin n'izindi ariyo zishamikiyeho, bigiraho ingaruka nazo zihita zigomba guhita zimanuka, kubera ko isoko ryubahiriza amategeko kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose. Uko rero nazimenye muri uko gutradinga muri future trading, kuri sinyale biza byanditseho bakakubwira bati ugiye kugura Litecoin kumanuka, Ethereum kuzamuka, bitewe nuko isoko direction muyifite. Muri uko kubisoma rero nagize umuhate wo kugira ngo byose mbimenye. Iyi Ethereum bavuga imezite ubyinjiyemo indani nyine bimeze bite. Ni muri ubwo buryo nagiye byinjiramo, ariko cyane cyane nka BNB yo umuntu wese winjiye muri iyi si ya crypto aba agomba guhita yimenya, kubera
nk'amagaze fees ya BNB ntago ari menshi. Iyo ukora transaction BNB ikata amafaranga make. Imishinga imwe n'imwe yishingikiriza BNB kubera service yayo. Ni muri ubwo buryo ntago navuga ngo buri mwe nayimenye ukwayo byajyaniranye nyine n'izindi. Tugenekereje uruganda rumazemo imyaka ingahe? Tugenekereje reka tubihe nk'8. Imyaka 8 wa muri Crypto. Abajeni bagenzi bawe wasanzemo usibye umusaza wawe n'abo bandi bakoranaga ukurikije population, ari abuzi ku ishuri, ari aho utuye, hari abantu wasanze muri uruganda rwa Crypto ushobora kuvuga ati ni benshi ku rwego wamenye? Ku rwego nzi hari abajene banabikora nk'akazi badakeneye n'akandi kazi. Hari barimo benshi, harimo abaza kuri media bakagaragara, hari n'abandi babikora mu ibanga rikomeye cyane, kandi ababikora mu ibanga rikomeye cyane ni nabo babifitemo profit cyane, usanga adashaka no kunabimenya. Abonzi ni 3 babikora nk'akazi, ashobora kuba afite screen nini ashobora kwanaririzamo isoko rye, ubundi agakora icyo tradinga gusa, abikora nk'akazi nta kandi kazi akeneye, agasohoka ahubwo agiye kuryaho kuri ya mafaranga, ubundi akagaruka akicara ku mashini aga trading. Hari abantu benshi badukurikiye ibintu bakunze kubifata nka scam. Buri kintu cyose udafiteho amakuru buriya n'ubundi aba ari igihuha, kuko ntubuzi ko gikora. Impamvu kibi gihuha kuko utagifiteho amakuru kinjiyemo nabi cyagutwika kandi hari uwo cyakijije. Trading impamvu bayifata nk'ibihuha, ntekereza ko isobanurwa nabi. Uyisobanura aza kwereka kote nziza, ntaga kwereka kote mbi. Aza kwereka aho yungutse, aho yahombye ntaga hakwereka. Wa muntu cyane cyane abanyeshuri bari kurangiza za kaminuza na secondaire, ubusanga yibaza ngo ubwo nje, hari umutipe witwa Musinga ajye babwira ngo ntabyo uzahindura, aza yumva ko hari ikintu agomba guhindura haba kuri family no ku gihugu, kuko basohotse nyine ari amaraso mashya. Iyo kubitanye rero n'icyo kintu cya Crypto, niho hashoboka ko ushobora gukorera amafaranga menshi. Ahantu hari buva amafaranga menshi hanagendera menshi. Rimwe na rimwe bimwigisha ashobora kumuhenda, kumuca amafaranga ari hejuru cyane ntamusigire capital, cyangwa se yanabikora nabagahomba kuko nta mutrade udahomba ubaho. Ntekereza ko nimba ufite amakuru ukurikira amakuru ya Crypto, ejo bundi ubwo BTC heruka kumanuka Bitcoin, abantu benshi barapfuye kubera kwirara ko bayimenyereye hejuru bakibagirwa gusettinga ama stop loss. Guhomba nyine ni igice gituranye n'inyungu muri trading, ariyo mpamvu abantu babifata nka scam. Nicyo cyambere kikwakira kuko ubuje ya discipline natangiye mvuga utayifite, utaramenya gukontorora amaranga mutima, niyo mpamvu abantu babifata nka hari igihuha. Ese abantu bose ba tradinga bigakunda? Nk'ibisanzwe ntago akazi kamwe kaba k'abantu bose. Ntago kuba tubikora turi benshi cyangwa twabikora turi benshi hari abo byabangamira cyangwa se byatuma isoko rigenda nabo ukundi. Ariko nyine hari ikintu umuntu akora ukavuga uti iki kintu agifitemo impano. Ushobora we kutaba umutrader muri Crypto n'isi nini ushobora gukoreramo amafaranga mu buryo ushaka. Nibyo dushaka kuza kuganiraho. Ntabwo buri muntu wese ategekewe gukora forex cyangwa future cyangwa spot mu buryo bwa trade, ariko ashobora kubikamo amafaranga. Buri muntu wese abifitiye uburenganzira n'ubushobozi kandi akabona umusaruro. Iyo ni holding ariko. Agaholding akategereza. Yego, uwo ni uwa mbere. Umwe ashobora kuba yaholdinga akazategereza igihe kinini, nubwo bikigoye muri Afrika guholdinga. Ni inzira ndende. Undi ashobora kuba yakoresha uburyo bwo gutradinga uko nyine twari tubivuze, agakora ibintu by'umunsi umwe. Byanze bikunze muri Crypto niho ushobora gukora audi kamera nk'iminsi 3, ariko muri forex sinzi ko bikunda kubaho. Kuko amapeya ya forex aba yihuta cyane nka gold, mu minota mike y'ibyo wabibonye cyangwa wabibuze. Ntabwo ari akazi ka buri muntu wese, ntago kuba ushoboye guhinga n'undi ngavuge ngo mpaka mpinge, ahubwo umuntu yareba icyo ashoboye cyane akaba ari cyo ashyiramo imbaraga. Okay, hari abantu badukurikiye
batazi ko abadamu benshi n'abakobwa benshi babibamo, batekereza ko hari abasore n'abagabo babibamo. izo ngizo ni ingaruka z'ikisi ubwo urumva nk'ibisanzwe hari ibintu abamama n'abakobwa batekereza ko bitari kuri level yabo kubitekereza, kuba yabyiyumvisha. Umubare munini ubirimo nibyo, nta nubwo aba yibeshye n'abagabo, ariko hari n'abasore batabizi. Abo basore batabizi rero ushobora kuhinjirira ugahita usanga nyine hari n'abakobwa n'abamama babikora nk'akazi kandi banabisobanukiwe, kandi buri muntu wese afite ubushobozi bwo kuba yabimenya. Hari ikintu wavuze uvuga uti abantu benshi binjira bazi ko hari inyungu gusa ari ya mafaranga, ariko igihombo n'inyungu bihurira he, bitandukanira he muri trading? Guhura byo ntago bihura, birabisikana. Igihombo kiba gifite amahirwe ya 70%, inyungu ifite 30%, kubera ko isoko rigendera ku mategeko nibyo, ariko hari igihe dushobora guhura mo n'ikindi kintu wenda cya manipulation, uko wari wasetinze si biba ariko biza kugenda. Umuti rero w'icyo gihombo ni akajambo kitwa stop loss. Ushobora kuvuga uti aya mafaranga nava ku gishoro cyanjye ntago biri buze kuza kuba byansubiza hasi, byatuma nsubira guhinga cyangwa se no mu kandi kazi. Inyungu rero ku muntu wamaze kugira discipline, uyu munsi ashobora gufailinga nejo, ariko ya failiye cyangwa se cya gihombo yagize iyo kimuviriyemo isomo rituma yiga aho yakoreye amakosa akazamuka, ejo nejo bundi abikora neza. Ariko biraturanye ku gihombo, kubera ko aricyo gifite amahirwe menshi. Nta muntu uri pro wakubwira ngo ntago na trading ngo mombe. Kugira ngo wunguke rero bigusaba ko uba ufite ubumenyi na discipline, nibyo ngibyo. Guhomba byo bikubiye kenshi 70%, hanyuma kunguka byo bisaba discipline ni 30%, kubera ko turi mu bihugu bisa nk'ibikennye. Ngemba mbona ari nacyo kintu cyonyine gituma isoko abanyafrika tutarifatisha. Winjira mu isoko wenda n'imyaka nyine bitugoye, n'imyaka ibitugoye. Hari igihe trading nk'uko nyine uri n'umujene ukavuga uti wabona wenda ubonyemo amadolari 50, ukaba wagenda ukagurira abandi bantu bawe kamwe kugira ngo unabereke ka kazi. Kabwira utayanga turi kunywera niho yavuye, cyangwa se yanga yambasohokanyemo niho yavuye, uziko neje ariko bizagenda. Wasubiramo ejo ya yandi wariye, isoko naryo rikayagufata. So ntekereza ko rero ari icyo ngicyo gishobora kuba gituma duhura na loss cyane. Ese gukora buri munsi ni ibintu bya buri munsi? Isi ya crypto kuri nge ifite amasaha 6 mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Buri munsi mba nyifitiye amasaha 6, ariko ntago ya 6 mba ndimo ndakora trade. Mba nshobora kuba ndi gusoma, mba nshobora kuba ndimo nkora wenda nka analyse kuri saga ihari iri kuvugwa runaka, mba nshobora kuba ndi kuri coding ibiganiro nshyira nyine kuri Rugwiro Prozone. Byanze bikunze crypto nyibama, ariko ntari mu kintu kimwe. Aha navuga ku batrader cyangwa abantu batradinga. Abatradinga abyuka mu gitondo hari ibyo agiye gukora, agatradinga, akavuga ati birarangira saa 11 njye mu zindi gahunda zanjye, nzongera ejo mu gitondo, cyangwa bikora nijoro. Bikora ryari? Ubundi ku mutrader kugira ngo bisobanure neza, byaba byiza ufatiye urugero ku bantu bakora nka forex. Agira amasaha n'igihe, ntago wakirirwa mu isoko umunsi wose, ntibibaho. Ashobora kubyuka akabanza agakora akanaliza. Yamara kwanaliza, hari abashobora kuba batradinga mu gitondo, hari abashobora kuba batradinga nk'uko nyine umunsi wacu upanze ku gicamunsi, n'abandi bagakora nijoro. Ariko cyane abo nkunda kubona abenshi yadatradinze mu rukerera hagati ya saa 9 kugera saa 2 za mu gitondo, abari butradinge saa 6. Byanze bikunze nijoro isoko riba ritangiye kugenda riza mu tundi tuntu, cyane ko muri forex hari amasaha agera isoko bakarifunga.
hari baba bakeka ko ashobora gufungiramo oda ye kandi babikatira amagaze fi riba rishobora gufungura udahari wenda rigahita riguhungabanya. hari abantu batumva amagaze fi ni iki? Gaze fi reka tuyifatire mu buzima busanzwe kugira ngo babyumve. Nimba ugiye koherereza umuntu amafaranga 1000 bitewe n'ikigo uri bukoresha kuko atari wowe uri buyijyanire, icyo kigo kirakubwira kiti kugira ngo wohereze 1000 ugomba kuba ufite 1,100 fi. Rero aho ngaho iyo ngiyo nubwo ari transaction fee, naho ngaho iryo soko bayagukatira kuko bagufatiye oda yawe ntago wayibuze, ntago yavuyemo utabishaka. Na amafaranga twayita igiciro cy'icyo gikorwa bagukoreye, ikiguzi. Ni nkuko momo nakohereza ikankata 20 cyangwa ibiceri bingahe. Ubwo nirinze kuzanamo ibyo bigo, ariko amenye ko ari nkuko ashobora kujya koherereza umuntu 5 kuri MTN bakamukata ryajana kugira ngo icyo gikorwa bakimukorere. Ayo waba mukase. Yego, ni fees. Ayo nayo ikigo rero. Izo gaze fee abari z'icyo kigo. Nubundi zitwarwa ntago zikuzaho. Zishobora gutwarwa n'umubroka uri gukoresha, cyangwa se nk'abakoresha Binance nyine akaba ari fees za Binance, cyangwa n'abakoresha OKX n'andi masoko ushobora gutradingiramo. Reka turebe izi platform mukoresha mu trading. Izi platform mukoresha mu trading ni Binance, ni OKX, cyangwa hari n'izindi ushobora gukoreramo ibyo bintu bya trading? Ku muntu ukora future trading yakoresha Binance, OKX, Mexes, ni nyinshi yakoresha. Exchange yose ishobora kwakira amafaranga kandi bakaguha n'ubwo bushobozi bwo kuba wa trade, ishobora kuba yakwemera na trade. Ese iyo uvuze ngo future sport n'ibindi, hera kuri kamwe ni iki kavuze iki? Hera kuri future ni iki bivuze iki? Sport ni iki ivuze iki? Sport wenda umuntu wese winjiye muri trade abenshi bagirwa inama yo gutangirira muri sport, kubera ko definition ya sport ntago iyo yumva ntago aba ari isoko rigoye. Ugura byamanutse ukagurisha byazamutse. This is a sport. Ariko ego iroroshye. Buri muntu wese nyine niyo akangurirwa kuba yatangiriramo. Future ubugendana n'isoko noneho kamwe ko kandi. Bitcoin iramanutse, ariko igiciro imanutseho ntago ari igiciro cyahungabanya wa muntu wa holdings wazibitse. Ntago ari cya giciro kiri buze kutuma abura amafaranga wenda ngo abyandike ko yayahombye. Ahubwo uprofita, navuga ngo ako kavuyo igiye kuva wenda ku 114 igere ku 113. Ako kani imanutsemo niko umuntu ukora future aprofita. Icyo twita TP cyangwa take profit agisetingira hahandi ari kubona igiye kuba yakora, abishingiye ku candlestick n'ibindi bitewe nuko yanarije isoko rye. Muri future nicyo kintu gisa nk'igitandukanye. Noneho ibyo usetinze iyo byanze si bigende nkuko wabivuze, haza hako kantu nyine ka stop loss kugira ngo yandi wateganyaga kunguka. Take profit naho uteganya gufatira inyungu, stop loss naho uteganya ko niri gusubirana inyuma rigakora ibyo wowe utapanze riri butware hayanga ya kugira ngo adashiraho. Ubwo rero uwo muntu profise ko imanutse ivuye ku 112 igiye ku 113 aba ni impinduka ntoya zibaye mu isoko nyine abagomba guprofita akaba ya tradingamo. Naho abakora forex baba bagendana na banki, banki kandi zinakomeye, banki z'isi niyo USA hari amabanki afunze, trading ishobora kugenda nabi rikirirwa riri mu cyo twita consolidation, ridatanga nyine move ushobora kwanalizamo. Haba harimo haberamo ivunja n'ivunjisha niko navuga. Byo
nk'uko mbitondekanije mvuye kuri kimwe njya ku kindi biratandukanye cyane. Ubwo icyo ngize icya nyuma nyine nicyo kibi, nicyo cyakurangiza bwangu. Icya kabiri kikaguhombya, ariko atari bya bindi bituma subira guhinga. Yego. Naho muri sport yo ntago ari benshi bikunze kubaho ko tuvuga urugero nka Pi Network iri, umuntu wikorera sport ashobora kwinjira agashyiramo amafaranga. Iyo wanariza Pi Network tuvuge ko row yayo hasi habi ari kuri 0.1 kandi iri kuri 0.2. Umuntu wo muri sport nimanuka ikagera kuri 0.1, urumva kuri ya mafaranga havuyeho 0.1 by'idolari. Atandukanye rero n'uri kuyikora muri future trading. Muri future trading habamo ibintu bita leverage. Iyo leverage uko uyigira nini niko inyungu yawe yihuta cyangwa igihombo cyawe cyihuta. Iyo uri away mu nzira yawe ya nyayo, leverage nini ishobora kugufasha kubona profit ndende. Iyo uri mu nzira itari ya nyayo yihutisha cya gihombo cyawe, ukaba wahomba amafaranga menshi. Muri forex iyo leverage ibamo, ariko ho ikiba gikonta cyane ni lot size. Lot size ukuyizamura niko bigukururira kubona amafaranga vuba, cyangwa se bikaba byanaguhombya vuba. Abantu bagitangira, wenda ku muntu uri bwumva iki kiganiro, lot size abantu bakora trading bategetswe idakunda kuba yahinduka ngo igire ikintu gutera ingaruke gutera ni 0.01, niyo abantu benshi bakoresha. Iyo uyirengeje ukazamura, wenda nk'umuntu uri gutradingira muri 0.1, muri forex habarwa amafaranga bagendeye kuri pips. Ishobora kuzamukaho nka pips wenda 5, umuntu akaba yava mu isoko akababonye amafaranga azarya icyumweru, cyangwa akaba yamaze no kumuhombya ayo azakorera ukwezi kugira ngo ayishyure. Ni muri ubwo buryo. Mbere yuko wenda tujya kureba icyo warukomejeho nka Pi Network, uyu muntu aratuntu tubinshaka kugarukaho. Uyu muntu bimusaba, ugiye gukora iyo trading, bimusaba kuba afite amafaranga ari bushyire ari buze gushyira kuri exchange iyo ari yo yose, akayashyira muri stable coin kugira ngo azaze gukora ya sport, azaze gutradinga ya future, cyangwa azajye muri forex. Agomba kuba afite amafaranga runaka muri exchange iyo ari yo yose azakoreramo. Ubwo iyo uvuze exchange duhita tugaruka n'ubundi kuri future trading. Umuntu ugiye gukora future trading bimusaba nyine kuba yakoze deposit, ariko ntabwo bimusaba stable coin. Ushobora gucuruza wenda Litecoin kandi ufite amafaranga muri Bitcoin, birakunda. Iyo mahirwe barayaguhereza. Iyo amaze gukora deposit, yaba yafite mu ma USDT, mu ma TRX, mu ma BNB, ahariho hose birashoboka. Biterwa we nuko wasetinze isoko ryawe. Ya nyungu yawe ubonye se iza muri stable coin cyangwa iza muri aho ufite amafaranga already ni nahazamuka. Kuko nuhomba uraza gusanga nimba wari ufite wenda BTC zingana na 0.1 Bitcoin. Nuhomba nyine barakwereka izisigaye. Nununguka amafaranga ariyongera. Ariko yose hamwe babarurwa muri USDT iyo uri muri future. Ubwo impamvu nayo mbivuze nuko nshobora kuvuga nti wenda iyo Bitcoin yawe yazamutse utinda kuyakuraho iyo nyungu wabonye mukanyira konkobokira amanuka. Ibyo ndi kwibaza. Muri trading ntago icyo ngicyo kiza nk'ikibazo kuba yazamutse ngatinda. Iyo wasetinze take profit na stop loss, ushatse wajya no kuryama ukiyorosa ugasigara usengera ngo ni iki kigiye kuba. Ni stop loss cyangwa ni take profit. Iyo habayeho take profit, hari umurongo ubwo umaze guca narengwa, nkuko wavuga uti okay, nkuko ku kigo cy'amashuri bubaka bakavuga bati dushyizeho gate. Ibiri imbere biri take profit, biri inyuma biri stop loss. Bitewe n'icyo nyine wowe, bitewe na analyze yawe aho yakujyanye, iyo take profit yawe ikozemo ntago bigombera ngo uze kugaruka ubifunge. Oya, birikora automatique.
bihita byikora. yego. Hanyuma tuze kureba gato, wambwiye ko iyi forex mukorana na banki zikomeye. Nabwo iyo muri kuyikora muyikorera muri exchange runaka kandi muri gukorana n'amabanki akomeye, ayo mabanki muhura nayo gute? Okay, muri forex ntago habaho exchange. Umuntu yikora ashobora gukenera exchange ku bushake bwe kuko ari hashaka kubikuriza amafaranga ye, ariko ushobora no kuyikora udafite na exchange verified. Bisaba bo ko hari umubroka wishinjikiriza, broka reka tumwite umwishingizi cyangwa se umufatanyabikorwa uri bugufashe kuguhuza n'izo banki. Uwo mufatanyabikorwa rero aba afite platform ushobora kudepositingaho. Nkanjye iyo ndi kuyikora kenshi nkunda gukoresha XM. XM mu depositingaho nkoresheje MTN Mobile Money. Namara gukoresha MTN Mobile Money nka tradinga n'inunguka n'ubundi arayamera kuri momo yanjye. Nubwo araba ari amadolari akuvunjira ku giciro gisanzwe n'ubundi banki zivunjaho. Yego. Iyo ndumva iryoshye. Nayo muyikora kuri machine, murishira kuri machine ugakora na telefone uhereye kuri ya yindi ya veni irabikora. Fa kuba ufite izo application zikenera uwo mubroka na application ya MT5 cyangwa MT4 bitewe ni kwihutira wowe ubwawe. Okay, reka turebe umuntu uri kumva iki kiganiro akumva baye interested, nyine arumva yakora ibyo bintu, ya akwiye guhera kuki? Amakuru ya mbere yibanze ko dufite abana benshi barangije amasegonderi, dufite abana benshi bakiri abajeni, ariko kumva ibyo bintu akumva yabijyamo, ariko hari inama zawe bimazemo imyaka 8. Kubimaramo imyaka 8 ni experience, ariko ntago bishobora guhindura imyumvire y'ugiye kubyinjiramo vuba. Hari ibyo nabonyemo, hari amarosi nabonyemo, hari izo nakoze zikagenda neza zikama profit. Inama ya mbere kuri uwo muntu byumvishe bwa mbere ni nk'ibisanzwe, ni nkuko ashobora gufungura shop akabura abakiriya agataha, agafunga akava muri shike agasigama abandi cyane. Icyo trading yihariye, shop ufunga gake gake iraguteguza, urabanza ukabibona ko ibintu wazanye ni byinshi ukurikije n'abantu bihereza muri iyo shop, ukaba wagabanya, ukaba utabikora nk'akazi ariko akaba ari hahantu ukura amavuta. Muri trading ntago bikunda. We yimagine ko ikintu cya mbere akeneye ni ubumenyi, icya kabiri niba ari no kubikora abisetting nk'akazi, avuga ati nimba nteredinze nkabona inyungu yanjye ndarekeye, nuguma no mu isoko ushyireho icyo bita break even. Ni uburyo ushobora gusetting isoko. Mbere twari dufite take profit na stop loss, break even zamo hagati, noneho ku buryo yandi umaze kunguka utari buyahombe nubwo ryasubirayo. Yego. Inama rero kuri we nugutuza, akabanza kumva ko ubuzima burakunda, imyaka ibikiri mikeya. Nta muntu numwe nari nabona wakize ufite imyaka 25 nagabaho. Haba no hanze witwa umukire byanze bikunze hari imyaka umaze kubaho. Ashobora rero gukoresha igihe afite, ubu none aha n'amafaranga abajene bafite, agasevinga icyo gihe, akabanza akabishakaho amakuru akabyiga, yamara kubimenya akitoza discipline. Kuba ufite ubumenyi ni kimwe no kuba ufite discipline ni ikindi. Discipline yamara kuyifata akaba yavuga ngo ngiye kwinjira mu isoko. Ikindi ntago byemewe kwinjiza mu isoko amafaranga wagujije aha ariho hose, inguzanyo. Yego. By'umwihariko hari abantu babikinisha, akaba yavuga ati, akaba yasetinga nk'isoko cyane cyane. N'ikindi kintu nari ngiye kuva kuri forex navuze, iyo uri gutradinga demo niyo uri gutradinga amafaranga asanzwe ntago bigenda kimwe. Forex wenda byasaba kuyinjiramo cyane, ariko habamo ikintu bita spread. Kuri demo y'aya mafaranga nakubwiye baguhereza yo kwitorezaho, ntago spread ziba ziri hejuru. Spread zayo zigenda gakeya. Umuntu uri gukoresha demo nta nubwo bamukata yandi navuze bakata ugifungura isoko, ayabona yuzuye. Umuntu rero ashobora kubibona kuri
demo akavuga ati buriya nayimenye. Ushobora kwegera undi muntu yiza akagusobanurira, ushobora kuyishakaho amakuru kuko turi kujya mu isi dusaba kuba tuzi crypto ariko ntuyikore. Ntabwo ari abantu bose bayikoramo akazi, ntabwo ari abantu bose izatunga. Nimba unayikora shaka akazi ku ruhande, buri ikintu ushobora kuvanga na trading ni iki kubangamira n'ubucuruzi, byibuze amafaranga uvanyemo wagure bwa bucuruzi n'igihe isoko ryagufashe uburi biza nyine uri kuyashakira muri ubwo bucuruzi. Hanyuma mu kuza urugendo rw'izo crypto rw'izo coin zitandukanye muri urwo ruganda rwa crypto, Pi yaje kuzite. Umenya Pi yaje ite kuri we? Urumva musaza wanjye ntabwo yari kuba atayizi, yarayimayiningaga. Ariko Pi yazanye ikintu kiremereye mu bantu, kuyisobanura buri muntu wese bamubwiraga GCV. Musaza wanjye ayima ngo nyimayininge ariko kuri code ya GCV. Buri muntu wese bashyiriye Pi muri telefone, ndumva ijambo GCV yararyumvishe, tuyimayininga gutyo. Ngewe nayinjiyemo 2020 ariko account yanjye ndayibura. Ubwo iyo ndi gukoreraho ni cyashya kabisa, niyo mu mwaka wa 2024 mu mpera. Wahombye Pi nyinshi rero? Nayo nyeshyira mu mafaranga nahombye kuko nari mfite email ndayibura kwa kundi ubutarasetinzeho amarikavari n'ibiki byose, mpindura telefone yari iri muri telefone nari nafashe muri make bigendera gutyo. Urayibura. Okay. Reka turebe Pi network kuki abantu benshi bayinjiyemo bumva GCV yatowe nande icyo gihe. Urumva niba abantu benshi bayinjiyemo ari GCV kandi tukabona ko GCV ari twe twayitoye, kuzumva abantu bavuga ati GCV ni twe twayitoye kandi arakubwira ko yaje muri Pi network, bamubwira GCV. Iyo GCV yaje Pi rero, ubundi Pi yahinduye ibintu bitatu mu bantu. Ku bantu bankurikira nabakoreye ikiganiro kivuga ukuntu mbere abantu bamayininze Bitcoin hari abakeneraga mining machine. Nikora yabyorohejeho ko ushobora kumayiningira muri telefone mu buryo buri claiming, ugaclaiminga nyine izo token za Pi ukazibona. Noneho ubwo abishyize muri telefone biroroshye, buri muntu wese ashobora kuba yabikoresha, yako accessing iyo mining. Ikintu kiri buza gutuma abantu bajya muri ya coin, kuko buriya kugira ngo coin iremere inahende bisaba abantu, bisaba nge nawe imbaraga zacu. Ntago coin y'ubwayo biremereye, irimezwa na community. Nk'ubu ngubu Bitcoin hari igeze n'abantu. Pi rero hagombaga kuza ikintu kiri buze byanze bikunze kigatuma wowe ngewe n'uriya tuyitunga, tuyimayininga. Nta muntu n'umwe uzumva kubwira ngo niwe wazanye GCV. Cyakora njya mbona abantu kuri X bayivugaho ko aribo bayihagarariye, ko ari abambasaderi n'abandi, ariko ntekereza ko yaje mu buryo bwo kugira ngo ibe chronique, noneho uyikore hari ikindi kintu kiri gutuma uyikora udasiba. Ushyiremo imbaraga kugira ngo izamure ya community. Yego, igira abantu benshi kuko Pi niyo mining yonyine iri mu matelefone y'abantu benshi. N'umuntu n'umwe udafite ikintu azi kuri crypto aba afite Pi network ayi mininga. Benshi ugasanga n'amakewayisi bagiye bakoramo amakosa, mu kwiyandikisha bakozemo amakosa. Kubera iki? Nicyo yinjiye muri crypto ari cyo kintu cyonyine azi. Ugasanga nk'ubu hari abantu bagiye bakora lockup z'imyaka 3. Ni ikosa nuko nta yandi makuru yari afite, ariko hari n'uwabikora ku bushake bitewe n'uko agena uko ashaka kwinjizamo amafaranga. Pi network rero icyo kintu cya GCV iyo ndi kureba nsanga nubwo cyatowe na community ariko byari motivation yo kugira ngo tuyitunge turi benshi kuri nge. Ntiwemera GCV rero? Kwemera GCV keretse byaterwa n'impamvu uri kubiha. None se ntabwo nahakana GCV yanaharenga kiriya giciro muvuga cya GCV.
ariko ku mpamvu nizo ugiye kutubwira mu kiganiro, izo mpamvu tuzimenye. Nikora ari kubikora aho abantu bakunda GCV baba bitegura. Abantu bakunda GCV baba bitegura. Baba bitegura iki? Nikora ari kubikoraho ibyo bya GCV abantu bashaka. Kuriya kuntu dufata amafaranga, natangiye mvuga kuri BNB ko igira transaction yihuta. Yego. Kandi kanakata make. Yego. Ni umwihariko wa BNB. Ariko Pi irusha BNB kwihuta. N'uwikoresha nanjye nyikoresha, n'uriya ayikoresha. Ishobora kuzamuka ikanarengaho Bitcoin iri. Hariya tuyireba. Icyo Nikora ari gukora nka ziriya test zirimo zo kuvuga ngo abantu bakore mu buryo buri testnet bwa swap, bwa tokenization, bwa liquidity pool, n'uburyo bwo kugira ngo tubanze tuyishyire mu mutwe, ibindi byose dusibe hajye mu Pi. Izindi coin zose zituve mu mutwe tuzihorere, ahubwo za coin zikenere Pi. Noneho Pi izamuke. Urumva niyo twese turi gukoresha. Nta hantu na hamwe umuntu azahungira amafaranga ya Pi kumba mbona Nikora ari kubikora. Uza stakinga yarabitangiye ngo ni inyungu. Uyashyire muri liquidity pool, ni uburyo kimuhuriza hamwe amacoin cyangwa se n'amafaranga kugira ngo trading ibeho iri safe. Ubona inyungu. Nutabikora exchange ntabwo uzayikenera, hanze uzabikoreramo. Nutabikora swapping uzayikoreramo. Aho rero iyo mwamaze kuba mwakoronijwe n'iyo coin ibari mu mutwe, nta kindi kintu mutekereza, irahenda. Aka kanya Nikora aramutse ayizamuye hari kuri exchange habayeho ko demand and supply zayo ziyemerera ko izamuka ikagera ku $5. Uzi oda zakorwa muri OKX. Hagurishwa kimwe cya kabiri cya Pi ziriyo. Abantu nabonaga ejo bundi bafite ubwoba ngo coin ziri kuri exchange ngo bagiye kuzikuraho. Ntago ari byo. Ntago coin ipfa kuba delisting gutyo, ni nkuko tutanayibonaho kandi gutyo. Birasaba rero ko umuntu ukunda GCV afite umukoro wo kugira ngo n'umuturanyi wamubwire ngo mining Pi, kandi wige no gukoresha izo application. N'abakoze amakosa bayakosore se muri izo email izo KYC n'ibindi bizakunda. Muri crypto hari ikosa ridakosorwa nko kwiyandikisha nabi, ntago wabigarura. Nimba kuri ID yanjye hari hiya mbere z'ukwa mbere ngashyiraho 7 z'ukwa mbere, ntago nabigarura. Birasaba ko umuntu ushaka ko GCV ikunda arabwira umuntu baturanye, inshuti ye yo mu kazi n'abandi bakoreshe Pi bayimayininge kandi bige no kubyikorera. Buriya niyo cyo gituma ko watimiza na muzira testnet. Irabizi neza ko hari igihe kizaba ari amafaranga kubikoresha. Kumbwira ngo nguswapire bigasaba kunyishyura. Ni muri ubwo buryo. Okay. Ya, ngira ngo wenda kuba dukurikira bakunda kumenya amakuru ya Pi, hari amakuru mashya mushobora kuba ajyanye na Pi. Hari account bakuri X abantu batemeranyaho ko ari ya Dr. Nicholas, bavuga ko ari uwamwitiriye, ariko ntukajye ureba ko bamwitiriye, ahubwo jye ureba ko iyo post iri kuvuga. Bavuzeho icyiciro cyo muri uyu mwaka muri Q4 muri uyu mwaka 2025 no mu ntangiriro zo mu mwaka wa 2026. Q4 ni sezo ya nyuma y'umwaka. Already tunayirimo. Yavuze ko agiye kuyihuza na Stellar Protocol. Avuga ko agiye kuzana contract address. Avuga ko ni byinshi yagiye avugamo, ariko ikiri imbere cyane, icyo abantu bakwitaho cyane ni ukwiga ni ukwimenyereza gukoresha ari amafaranga ya crypto, ni ukwiga gukoresha ziriya exchange,
ukagerageza kuba bifiteho ubumenyi byanze bikunze kuko nk'iyo contract address nko muri Binance iyo twohereza amafaranga wenda we ngiye kukwishyura kuri Binance niba nkoresheje blockchain ya BNB bisaba ko turindira ko batwemerera ko bamaze kubyaprovinga ariko iyo harimo smart contract byikora automatic ni TikTok bihita bimvaho bikujyaho nta wundi muntu ujemo hagati naramuka yizanye muri bwa buryo bashoboraga kuba wakansoringa order byibura by'iminota mike nubwo reverse muri gukora reverse muri crypto cyangwa se muri aya mafaranga ya cryptocurrency bigora bidakunda ahubwo reverse wafa kubikora okay noneho mu buryo bwari burimo bwo gutegereza ko abo bantu bavivura buvanyweho buvanyweho nihazamo smart contract nta muntu n'umwe ugomba kuyitambika okay mu gihe nge nawe twabyemeranijwe byihuta ku buryo mu munota umwe ushobora no gukora ode ebyiri bifungure ku maso abantu rero ko nta kosa na rimwe ugomba gukora mu gihe bishyizwe kuri mainnet bironshinzwe amafaranga yose ari muri wallet iyo undi muntu abonye passphrase zawe nko muri Pi network passphrase na magambo 28 iyo yahaye undi muntu ubu muhaye uburenganzira busesuye kuri account yawe abantu bayabike neza kugira ngo ayihuze na Stella arabizi ko ifitwe n'abantu benshi nikora kandi kugira abantu benshi umuvuduko Pi iri gukoreraho nuhuzwa na Stella biraza kuza kwikuba inshuro zirenze enye nimba rero biri kwihuta gutyo ugomba kwihutana nabyo ntabwo uri bwihutane nabyo uri bujye kohereza ngo ubanze n'ubutangiye kohereza ubanze uhagarike ngo harya ngo bakurikiza hiki wongere uhagarike ngo harya bakurikiza hiki nimba Pi network bayongereye umuvuduko w'uko ibintu twabikoragaho n'ubundi basanzwe bagira umuvuduko wihuta ntabwo uri bujye gushyiramo order ngo uhagarike ngo harya iyo ngeze hankiramo iki bisaba ngo ari ibintu ufite mu mutwe bikujye mu mutwe ubikore mu buryo bwihuta cyane ikindi abantu babika amagambo yabo iki kintu ntago abantu benshi bakizi Pi network ifite uburyo bwo kwamamaza muri app iyo tugiye ku mininga iyo utabihagaritse ukandaho bakakoherereza publicity hariya aba scammers bakoze copy ya wallet cyangwa se y'ishusho isa n'iriya browser ya Pi ushyiramo passphrase bigatuma wa muntu abona copy kandi umuntu ufite copy yawe aba afite byose abantu umuntu uri bubone iki kiganiro ahita agenda ashyiraho uburyo bw'urutoki bwa finger muki muri handi bo dukenera hariya bakubaza ufunguzo yego ashyireho uburyo bw'urutoki kuko nubundi nta handi nubundi urutanze kuri iyo fake account cyangwa se kuri iyo fake wallet ashobora kubibona ariko ntago bihuye no kuba wakora copy paste ya passphrase zawe abantu bakoresha passphrase gusa kandi hari n'ahantu biba bitari bukunde kuri buze kujya kushaka za mfunguzo abantu mu gihe uri gukora iyo transaction ukeneye guhita ukoresha igikumwe bagende basetingeho finger bajye bayikoresha ikindi ku mininga ntago bihagarika indi mirimo isanzwe ahari ntabyuza ariko hari umuntu ukubwira ati nzarya ya Pi gusa akaba atakora ibindi atabikora ni amakosa hari ikintu bavuze cyo guhuza Pi na Stella kugira ngo uko ushobora mu yakomeje kubisobanura niho yubakiye uwo muvuduko benshi hari ubwo bibaza ko hari benshi bibaza ko ibyo bintu bishobora kuzatangira gukoreshwa nko mu myaka myinshi iri imbere wenda nka 20 ntabwo bashobora kwemera ko ari vuba cyane oya nubundi tunabivanye mu buzima bwa crypto tukajya mu buzima busanzwe bw'igihugu umuntu
wa 2015 atandukanye n'ubu si imyaka 10 yonyine se muri Pi Network rero ikintu bazanye kuri test baba bagira ngo mukimenyere nimumara kukimenyera bagishyire mu bikorwa uzi impamvu babanzaho test Nikora arabizi ko ubujura mu mafaranga bubamo kandi Pi ni amafaranga nutiga kubyikorera ushobora no guhura n'icyo kibazo cy'uko watanze passphrase zawe ari wowe uzitangiye wa muntu wagufashije ukaba wamutekereza ukundi ntago ari vuba aka kanya ejo cyangwa ejo bundi ariko sina kera cyane kuko biri muri test igihe cyose twamwereka ko twamaze kubimenya yabishyira mu bikorwa abadukurikiye bashyashya bagiye kuza muri Pi Network cyangwa n'abasanzwe barimo ubutumwa wenda mbere yo kudusoza bwa nyuma bw'ibanze bushobora kubafasha kugira ngo bamenye ibyihutirwa ari byo babanza nkuko wavuze utabashaka kujya muri trading big bashaka ubumenyi ibyihutirwa ku muntu uje muri Pi kumining udasiba ugashyiraho guhozaho cyangwa se consistency ugashyiraho guhozaho kubyo uri gukora birafasha cyane gutuma ubona KYC vuba KYC ni igice cy'ingenzi cyane mu mafaranga ya cryptocurrency mu magambo arambuye ni know your customer mu kinyarwanda ni uburyo ugiye gutanga imyirondoro yawe kugira ngo nyiri umushinga amenye neza ko utari robo uri umuntu kandi ko ufite account imwe iyo umuntu abikora adasiba byihutisha ko bamubarura iyo utarabarurwa ngo ukore iyo KYC yemerwe ntago ayo mafaranga ubu wibara nk'umuntu wayarya kuko umushinga ugendana n'abantu bawurimo nyiri umushinga yamaze kwemeza ko ari abantu be koko nimba afunguye account yisiba ku mining nimba ufunguye account kora yandikishe nkuko kwiranga muntu yawe bimeze ibyuko leta yaba yaranditse amazina wenda yawe nabi ujya gufatiranga muntu kuri Pi bakeneye nyine ayo makosa uko nguko byanditse kwiranga muntu kuko nujya gukora KYC bazakenera wowe isura yawe ariko bakenere n'icyangombwa cy'igihugu kandi nyine icyangombwa nicyo kitugira abantu biyandikishe neza ikindi ku bantu bafite amafaranga babishoboye ariko atari yayandakeneye ejo Pi iri ahantu ku muntu ukunda guholdinga yayigurira akayiholdinga abantu biyacitse kuyimayininga nko kuri exchange ushobora kuyihashaka ukaba wayigura ugategerezanya n'abandi wayiholdinze kuko muri wallet kuyibikamo bisaba kuba warahawe immigration hari coin zawe zimuwe urumva nyine ntago ngo wari kuri urwo rwego rwako kanya rwo kuba coin ze zarimuwe no kwinjiramo nyine ari serious akabifata mu buryo buri seriye kandi akabyiga cyane kwiga nicyo cyambere namubwira no gushakisha amakuru ashoboka yuko ibyo bintu bikora nibyo ngibyo reka ngushimire wakoze cyane Firdaus hanyuma bari badukurikiye afite channel YouTube yitwa Rugwiro Prozone iyo Prozone hari ibyo bishatse kuvuga ivuga Rugwiro gusa Prozone erega abantu benshi badukurikira urabona yitwa ihumure nta bintu byinshi ibintu umuntu wese yakumva ihumure Rugwiro Prozone my friend ibyo bishatse gusegura ikibuga byanze bikunze ntago Rugwiro ari izina wasanga kuri channel ari rimwe hari Rugwiro w'umukinnyi hari Rugwiro ukora documentaire Prozone nuko nyine iri muri icyo gice cya crypto iyo ute Rugwiro crypto se basi Pro ni rimwe zone ni irindi Rugwiro nari it's okay ntarengana sinzi bazi byari byo sinyamenya meaning z'ibintu reka tugushimire rero wakoze cyane mane umugisha bajye kuri channel yawe bakore subscribe kugira ngo ejo nejo bundi nawe ugere ahantu ubasha kugera turagushimiye hanyuma kandi uramutse ugize amakuru mashya ushobora kudusangiza wayaduha ushobora kuza ku Ihumure TV cyangwa se ugakoresha audio
nazo twe turazikoresha ziremewe ntacyo bitwaye. Nabonye no kwica nayo yari ukoresha audio y'abanyamakuru mashya, ushobora kudusangiza amakuru mashya hanyuma wenda bikadufasha tukamenya ngo ni Firidausi turimo turaganira Mama Rugwiro, Kibamba wa Rugwiro Prozone. siwo wa Rugwiro. Uwo musaza baracyahari nacyabikora? Arabikora ariko akazi gasanzwe ntago kamwemerera kwa accessinga telefone umunsi wose, abikora gake. Ubwo se zaduye ikiganiro ryari ko numva bitoroshye kumufatisha? Ntago wamubura mwabivuganye yakiguha. Okay, turagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha wakoze, naho utaha. Murakoze cyane.